Rayon Sport ku munsi w'ejo nyuma ya Rayon Day abareyo barongeye babona ikipe yabo bari bakeneye kumenya ibyo babonye muri Rayon Day batsinda Gor Mahia niba biri buze gukomeza abareyo kandi bagiye gukina match ku munsi w'ejo Rugaju n'ubundi bafite ibyishimo by'uko Mukeba yatakaje ibyo ntago riba ribanga n'ubundi n'ubukeba busanzwe bwo mu mupira bavugaga ko baje ngo kongera ngo gusubiza isura umupira w'amaguru wo mu Rwanda ngo kuko ikipe ya APR ititwaye neza cyane itsindwa ibitego 5-0 umutoza hari ingingo Francis Christian yabanje mu kibuga Dande Junior umuzamu ejo tarakoze akazi kenshi cyane hanyuma Ganijureri yari kuri 3 Shimimana Emmanuel Kabanga ari kuri 2 nawe captain Wakonda Abdel Matumona yarari mu mutima defense na Charles Chouplau hanyuma Mudera Kubara hagati mu kibuga imbere hari Ibrahim Mansour Jingaley hanyuma imbere yabo hakina Issa Jigwiba uruhande rumwe rwaciyeho Boris Benu hanyuma urundi ruca Antonio Atiso Kojoko CV hanyuma hari marataka Rutaizam Nizeyimana Mubarak imbere kabanze abarembaza aba 11 ba Rayon Sport sibo bari bagororotse navuga ko ari bo mu byukuri mutoza yari yanakoresheje mu mikino yabanje ya gishuti biragaragara ko ari Rayon Sport nshya baba mu bakinyi 11 umutoza amaze imisa akoresha harimo abakinyi babiri bonyine basanzwe mu ikipe ni Kabange na Ganijuru abandi bose basigaye uko ari 9 nta bakinyi bashya hanyuma haba kuri Jamus reka bari yo mperaho nibo n'ubundi bakinyi bari babanjemo afite uburyo yari yagiye bakoresha ikipe ya mbere gakina igice cya mbere hanyuma wenda bo twakita bari mu ikipe ya kabiri bagakina igice cya kabiri yewe no kuri Gor Mahia nibo bari babanjemo aba turi kubabona wenda kagena simbuzamo bake bigaragara ko rero ni ikipe amaze iminsi yarateguye haba mu myitozo amaze iminsi haba mu mikino gishuti kandi buryo umutoza hari Nyengo Francis ntabwo ari umutoza ukunda guhindagura cyane abakinnyi 11 babanzamo ukurikije ko ari abapanze ku munsi w'ejo rero wavuga ko bari bagororetse nko bivuga gusa benshi baravuga bati mu bakinyi bose baguzwe utabanjemo wenda ku bitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport bakavuga bati uyu Junior Kameni yakaba yarimo burari ibitekerezo by'abafana ari nacyo ngiye mbona kigora APR uzi ko APR ibyo abafana babatekereza ari byo n'umutoza itakora ngo niba waramuguze ngo mubanze ariko urana ko nyine umutoza afite twabonye Kameni cyane ko Kameni yaje n'ubundi yaje nyuma asa naho atakoze imyitozo ihagije na bagenzi be mu gihe Mubaraka yatangiranye n'abandi bakinyi wareba no kuri fitness yewe n'umutoza akavuga ati ntabwo aragera kuri 100% cyangwa 100% kuba yatangira reka mbanzemo Mubaraka ariko wanabireba ukabona ko Mubaraka mu byukuri nubwo ataratangira gutsinda ibitego ariko rero n'umukinyi umeze neza hanyuma kandi w'umunyarwanda akavuga ati wenda muri ubu busatirizi nkeneye kujyamo no mu mukinyi w'umunyarwanda akareba gasanga Mubaraka cyaba ari igisubizo cyiza ariyo mpamvu ubona ko ari kumuha umwanya wenda bitandukanye no ko abakunzi ba Rayon Sport babyifuza ko nyine agomba kujya atangiza ikipe irimo uyu Junior Kameni ariko turaza kurebera hamwe impamvu atabanza munavuga ngo rero ko umutoza mu byukuri yabapanze ku munsi w'ejo nta mpinduka nyinshi zabayemo bijyanye nuko twabonye mu mikino yabanje gishuti yari yagiye abikora n'ubundi ni ikipe yateguye mu byukuri mu mikino gishuti ayitegura n'ubundi muri Sekafa ariko biragaragara ko muri championnat niko azayambukana n'ubundi ubwo azabatangiye gukina imikino ya championnat azaba atangiye gukina imikino ya championnat Rugaju mu buryo bwo gupanga abakinnyi ni kimwe ariko n'uburyo bagomba gukina nacyo ni ikindi na consigne bagenderaho umutoza aba yabahaye ikipe Rayon Sport mu gice cya mbere cy'umukino ntabwo yabashe gutsinda igitego ariko hari ibihe by'ingenzi amatamfora yagiye igira mu mukino ni ikipe wabonye ute ihagararite yifite umupira ubona yanima gute yitawufite ushaka gute donc yatushe tactique na technique y'umuntu ufite notion kuri coaching niki wabonye muri Rayon Sport ku munsi w'ejo icyambere Rayon Sport bakwiye kwishimira cyanagaragaye muri iyi match nuko ikipe yabo yiteguye gukina cyangwa se kuba yakwempoza adversaire ibijyanye n'uburyo bw'imikinire icyo ni ikintu kiba gikomeye cyane kiba kikwereka imyitozo bamazemo igihe ibyemezo bayifashemo icyemezo cyo gufata navuga ngo umwanzuro w'uko bagomba kuzaba ikipe yataka birasa n'ibyo twagarutseho mu kiganiro mbabwira filozofi na ADN
bashaka kubaka aho mu magambo ya Rayon Sport uko bayidefinisa cyangwa se bayisobanuraga abayobozi bayo icyo gihe ngana na directeur technique wa Rayon Sport na Haringingo ndetse na president baravugaga bati definition ya Rayon Sport ugiye gufata amagambo rero baravuga ngo ni react after losing the ball. Tugomba kugira reaction ako kanya tugitakaza umupira tugahita dushaka ukuntu tuwisubiza vuba vuba. Iyo ni R. Bakavuga bati tugomba kugira aggressivity. Iyo ni A. Aggressivity. No kuvuga ngo intego zabo zibumbiye mu magambo. Nuko bafashe agize ijambo reyo niryo basobanura muri ubu buryo. Se burya ni reyo. Ni reyo. No kuba react. Ya mbere ni react after losing the ball. Iyo ni A. Ni R. Yego. Tugomba kureyaje sanyine tugomba guhita dukora reaction tugashaka umupira mu gihe tukiutakaza. Kugira icyo dukora nyuma yo gutakaza umupira. A ikaba aggressivity. Nwango no kuguhata no kuguhata gatuza niko twabye. No kugira amakari no kukwataka no kumva naba nkufite ntaho ufite ngomba nyine kugushyiraho navuga ngo imbaraga zose ngomba gukoresha ingufu mu bintu ndi gukora byose. Kuba aggressive. Y ivuga yes attitude. Yes attitude. No kwanga wagomba kugira attitude yo kuba bumva ko ibintu nyine bikunda. Yes attitude. Kumva ko ibintu biri bushoboke, kumva ko ibintu bari gukora biri buze gucamo. Nko kuba pessimistic, kuba positive, kumva ko rwose birakunda. Nibyo rwose. Hanyuma ikizere ubundi. Optimistic aho. Optimistic. Hanyuma O ivuga offensive play. Umukino wo kwataka. Umukino wo kwataka. Aha ni ahandi rero twavugaga. Turi buze kuhitsa cyane. Hanyuma N kavuga never give up. Nta gucika intege, nta kurekura. Turabyemera uko umukino urangiye. Ari keza. Reka Rayon Sport karaso. Reka mera aho ngaho. Manze sobanurira abantu umuntu kuri YouTube ati Rugajo agacumi se ko kabaye umuco. Akaba avuga miliyoni 2.5 dukurikiye wakabonye se bose ageze se nta gacumi kiyo na gacumi na kimwe byabaye 11 abaye 11 harenza kandi gahumbi na 72 ikomere kuko ko ndakunda ibiharwa bani bitaba 12 bisubire ku 10 ikomere ndi mibare ibiharwa. So ubundi ni iki gitandukanya amakipe? Umupira ku isi yose ni igitekerezo gishakirwa le personnel cyangwa se abantu baza gukora ako kazi. Yego. Ntabwo habanza abantu. Habanza igitekerezo. Igitekerezo igifite nibwo ugenda uzana abantu bagwa neza muri cya gitekerezo. Terme ya hari ingingo zo kuba no kubanza kugira plan. Nuko ufise plan. None ugashaka abantu bazaza kugufasha ku execute ya plan. Areka mbigufasha muri ubu buryo. Ndasubira muri match. Hano mfite impapuro zazindi za kera. Umuzingo wa kera wari warabibagiwe. Hano oya. Uyu muzingo nawe ukoze ndwaye. Nganira na hari ingingo. Izi mpapuro eshatu izuri kureba zanditse imbere n'inyuma. Uri kubona tite? Yego. Iravuga ngo iki? Ukoreyo yiteguye. Uri kubona imbere? Uri kubona inyuma? Ndahabona. Uri kubona urundi rupapuro imbere? Uri kubona urupapuro inyuma? Cyo bita toferis. Uri kubona urundi rupapuro imbere? Yego. Uri kubona inyuma? Yego. Ibi ni ibiganiro nagiranye na hari ingingo. Urwaye ugavuga ndafata telefone yanjye. Anganira ukoreyo yiteguye. Tuganire ukoreyo yiteguye. Nta kintu na kimwe kijya mu kibuga kitavuye mu gitekerezo. Niyo mpamvu nidushima abantu tukagaya abandi ntakagire ubigira
personnel ngo abanzi yibakunzi oya na Rayon ntizatsinda match zose hari igizatsindwa ariko what I like icyo ndi gukunda byibura igitekerezo kirahari reka nkwe nk'urugero dufata umukinnyi watsinze igitego somera aba bakinnyi babiri hano hejuru gusa aba babiri Muhoza musi urahabona Elite aba bakinnyi babiri gusa gisomere sinange ubivuga gisomere Muhoza dribble Elite dribble imbere gato yabo imbere yabo gato imbere gato yabo hano nagiye nshyira utuntu ko nagiye mbyandika nyine bafatishije bagenda bihuta cyane yego urakoze cyane urumva Muhoza Daniel kuri dribble na Elite kuri dribble hanyuma iyo bagize gute iyo bagufatishije fresh ikintu hari ingingo baziho n'iki baraguhitana barihuta cyane fata penalty yakorewe kuri Elite ikintu cya mbere yakorewe mu defenseur n'iki yabanje kuzamukana umupira arabanza aramutwara kumutwara n'iki iyo ni dribble nibyo yose kumucenga amugejeje imbere arongera aramukatisha mugarongo kuri box amwinjiza hehe kuri box undi yakoze iki kuko yamusize nta kindi yagomba gukora no kumusobeka kumutwara akihuta bivuga ngo hari ingingo ziprofile y'umukinnyi ari busimbuza icyo giye gukora ibyo bimbwiye mbere yuko match uyu mupeti witwa Muhoza Daniel yatsinze igitego cya kabiri cross yitabye mu buhe buryo Ibe ni cross yaje umusanga ku ruhande rw'iburyo yaje ruka baro asa naho ayisangamo urakoze cyane adepoza n'ikirenge ashyira poto ya mbere bivuga ngo yari ari inyuma ya box gato mu gihe Kabanga yenduye cross umwana yaje yiruka wa muvuduko ya pace yo barihuta cyane tubwira no kuri Junior Kamena ahita yitaba iyo baro yarasimbutse ajisha aba defenseur bose ba KVZ ubundi Muhoza Daniel adafunze yese akora ouverture du pied atarayishyiramo ariko ayishyira kuri poto ya mbere bora n'ikintu gikomeye bora poto ya mbere kugira ngo uzatsinde uyitsinde babigoye abenshi bashyira poto ya kabiri kandi umuzamu arayipangura ahari kureba ahita haseretse mbere ko tugaruka muri match rero ubwabyo igihe twavuga ngo Rayon Sport iri mu mushinga ufatika ngafata decision nkajya kuyivizita icyo nashakaga cyonyine ni ukujya kureba koko ese hari igitekerezo kiri gushakirwa abakinnyi yego urumva ko profile bafite barazizi baziguze bazizi icyo bashakaga muri abo bakinnyi bari bakizi icyo babagiye kubashyiriramo iyo basimbuye babakizi n'ubu ngubu ugiye kuri aba basimbura babo Atiso ndetse na Boris ngaba nibo bahera kwizigira yego soma ibintu byabo indabo bari babanje Atiso na Boris bakunda profondeur uzi umuntu ukunda profondeur ni wa wundi ukunda ngo mushyire muri espace vide yiruke ntago akunda gucenga wakunda kumushyira muri espace vide akajya gufinishinga movement espace zitandukanye bakora movement yego baba buja cyane mu kibuga bashaka espace yego movement espace zitandukanye ntabwo bakunda one on one ntago bakunda one versus one ibyo hari ingingo yarabatoje arabizi yanabivuze muri interview nyuma ya match yavuze ngo Boris Beno na Atiso bo basabira mu espace nyine bakunda ku espace we mushyirireyo ubundi barayisangayo kubera umuvuduko wabo ntago banyine bakunda baro ngo bayizamukane oya bashyira ahantu muri espace vide gutoza ni ikirero gutoza ni ikintu kimwe gutoza ni ukumenya the players in your disposal wamara kumenya abakinnyi ufite ukabona kugena umukino bakina style of play uyihabwa no kumenya ikibanza rero niwo banza kuvuga ngo ndashaka gukina nti warangiza kumenya uko ushaka gukina ukagura abakinnyi bajyanye n'uko ushaka gukina noneho ukabashyira mu myitozo kuko wazanye profile zigiye zitandukanye abo bakinnyi ukazajya umenya ngo ndatangirana n'aba abafite izi karite cyangwa bafite ubushobozi match ningora muri ubu buryo uyu n'uyu baraza guhindura ibi n'ibi bijyanye n'ubushobozi bafite ubwo rero mu ijambo rigufi
icyatumye Rayon Sport yitwara neza mu mukino suko yakinnye n'ikipe yoroshye wenda kurusha Gor Mahia. dusubize icyo ngicyo Yego. nari kukikubaza ukwacyo Yego. kuko abantu abareba baravuga ngo twayitsinze ariko ni KVZ kikosi cha Valentia cha Zanzibar magambo arambuye baravuga bati twayitsinze nibyo ariko twatsinze ikipe yoroshye n'abakunzi ba APR baravuga ngo reka tuyitegereze ku mamace ya nyayo. APR Mbabazi batsindwa na Murandege ni yahe muri Zanzibar yabaye ya kabiri ahubwo kuri ibintu bimwe biba bisekeje kubera ko abantu niba ari ukudasobanukirwa no kutamenya ntabwo umuntu atsinda ikipe cyangwa watsindwe no gukomera cyangwa koroha. Gutsindwa kwa mbere utsindwa kuko wowe utiteguye, ntuzi abakinnyi ufite, ntuzi ikipe ufite, ntinatoje. Iyo utabizi rero gutsindwa biri clear and obvious. Niyo waba ufite abakinnyi bari ku ruhe rwego mu gihe batahurijwe umukino ntibashobora gutsinda. Nangwe ngo Rayon Sport hari imikino izatsindwa. Ntabwo nshaka kuvuga ko Rayon Sport izava wenda muri Sekafa nta match rimwe itsinzwe. Ntabwo nshaka kuvuga ko izatwara champion idatsinzwe. Ntabwo nshaka kubwira yuko izatwara ibikombe byose. Ishobora no kutayitwara. Ishobora no kutayitwara. Ikintu cy'ingenzi cyane ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo aba bantu bafite ikipe baguze bazi barayitoza bazi karite z'abakinnyi babo bazugiyemo n'usimbura icyo bakora, ibindi byava muri resulta ubushobozi bwaba limite bijyanye n'abakinnyi bafite, ariko byibura akazi bagombaga gukora mu kugura neza profile zitandukanye, kuzitoza no kuzimenya ako karakozwe. Ako ni kumanza kwishimira byibura ukavuga ngo let us be proud at least ko abantu bakoze akazi kabo neza. Ibyo kuba baba limite Hilal shobora kuzikabatsinda. Yego. Bashobora kuba bagira wenda tuvuge batanasoka wenda ngo bagene no kuri finale. Wenda na Simba banahura cyangwa n'indi kabatsinda. Yego. Bashobora no kudatwara champion. Ariko se byibura abantu bari gukora akazi kabo neza. Abantu bari kubaka ikipe neza. Yego. Byibura urashaka abakinnyi b'abanyarwanda impact bagize mu boreo yaguze ku isoko ikabiri obvious. Penalty yakoreye ku mwana w'umunyarwanda, igitego cya kabiri cyatsinzwe n'umwana w'umunyarwanda. Yego. N'abakinnyi babiri Rayon Sport yaguze maksudi ku bushaki bizi neza icyo iri bagurira. Uri kwibona cyane. Kandi inasobanukiwe neza icyo bazane ko gitandukanye n'icyo abanyamahanga ifite. Yego. Ko bagomba kuba bafite karite zitandukanye kugira ngo badakina ibintu bimwe bisa. Yego. Icyo ngarukaho rero ni iki? KVZ sinshaka kuvuga yuko ari Hilal. Ntabwo nshaka kuvuga yuko KVZ ari Simba. Ntabwo nshaka kuvuga ko KVZ wenda ari Gor Mahia. Iri munsi ya Gor Mahia. Nibyo. Kipe yatsinze ya APR iraruta iyo Rayon Sport yatsinze mu bintu byose. Ariko igishimishije kimwe nuko byibura ni nacyo ntinda habare bagomba gucyura. Nuko byibura ikipe yabo irimo kubakwa neza. Period. Mu bushobozi nkene bwanyu mu mikoro make nubu hari imyanya bikigaragara yuko mudafite. Yego. Naho turaza kuyigeraho. KVZ yatwaye igikombe cya champion muri Zanzibar. Icyo mvuga ikipe itwaye igikombe cya champion ni ikipe yitoza, ni ikipe ikina imikino, ni ikipe iri professionnel cyane. N'ubwo iyo kipe rero ntabwo bavuga ngo baro bayifataga ngo bagacenga ko bibone. Ni ikipe nk'andi ma ekipe yose. Twabonye amakipe nka za Mogadishu ntabwo bari batsindwa bangije na Simba. Amakipe mato nyine nayo ngo wowe ureba uko ikipe yakinaga. Kuko mushobora no gukina n'ikipe nini mukayitsinda ariko mutakinye neza. Wenda mugakina niyo ari Hilal ariko umuntu yareba uburyo mwanatsinzemo ntabwishimiye ukajya ubona nyine harimo ibihanga. Rero ntabwo ahanini ureba adversaire ureba uburyo nyine ikipe yakinaga. Murakoze cyane. Icyo bisobanuye icyo twabanzaga kubanza gusasira ni ugusobanura nta cyakozwe gutsinda ekipe nubwo yabiri munsi yanyu ubwo nta kazi kakozwe ntacyo bivuze. Oya habaye plan, iyo plan bayigurira abakinnyi bajyanye nayo kandi baraye bakoze execution batsinda umukino. Icyo nicyo niyo ngingo ya mbere. Noneho hari aho twahereye muri match Iberi yatangiye twibutsa ko abakinnyi 9 ni bashya mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport uko wayibonye imaze kumenyerana bihagije. Ni ikipe ubona irimo irakora execution z'umutoza uko yazikubwiye nuko amaranye n'abakinnyi iminsi 20 wenda. Rero iri kumenyerana ushobora kubirebera muri match eshatu bamaze gutsinda. Batsinze Jamus yatsinze nde
muri Sekafa Jamus yatsinze Singida atsinze Singida champion wa Sekafa 2 ku busa. Jamus niba yaratsinze 2 ku busa rero yayitsinze 4-3 murabyibuka yego bari kuvuga ngo ntago Rayon ngo ikomeye ariko Rayon yatsinze Gor Mahia 2 ku busa iyo Gor Mahia yaratsinze APR 5 ushobora kumwe ngo yari muri precision ariko yarayitsinze indi rayitsinze itsinze ni match 2 ku busa yego Rayon Sport uko nayibonye rero icyambere muri iyi match barabanje bategeka equipe barayibwira ngo turaza kukurusha ikijyanye no kwiharira umupira possession Rayon Sport yarakinnye mu buryo navuga ngo ku kigero cyo hejuru nka 70% umupira wari uri ku ruhande rwa Rayon Sport baraposesinze bihagije kandi bakagira ikintu cya ball orientation gutembereza umupira mu buryo navuga ngo bwabashyiraga neza ku mahirwe yo kuba babona igitego ukurikije uko umupira wasirikiraga ariko baza kugira ibibazo mu gice cya mbere byubakitse gutya. Rayon Sport ikipe yari yashyize abakinnyi benshi hagati inarinda box yayo yego noneho imaze kurinda box yayo ndetse no muri mediane yahafunze Rayon Sport umukinnyi wari urimo gusa nugaragara cyane mu gice cya mbere wabonaga yabuze umufasha yari umusore umwe witwa Issa Jigwiba. Issa Jigwiba yaracengaga agakorerwa amakosa akanlokinga akagerageza ariko yajya kugera muri za metero 20-15 n'izamu ashaka kwinjira muri box agasanga urukuta rukomeye kurumena bikamunanira ariko noneho yagerageza kuvuga ngo reka mfungurire ku ruhande nkoreshe Atiso ndetse na Boris kubera ko badafite qualite zazindi twasobanuye zo kuba ari beza muri situation za 1-on-1 iyo ari antabaro ku ruhande kwigobotora abadefenseur bo ku ruhande bikabananira kubera yuko qualite zabo ntabwo ari abakinnyi beza mu gucenga n'abakinnyi beza mu kubacomekera ahubwo bagatsinda bari nkati soko jari butape ibyo rero hari ingingo yarabanje arwana nabyo mu gice cya mbere kuko yatekerezaga ko ikipe probably naiza ku rivaliza kuri possession igafungura igasiga ama espace ku buryo babakinnyi babacomekera mu profondeur nkuko twabivugaga cyangwa kwakira muri espace vide abona ekipe yose aparitse bisiri inyuma ntiri kumuha umwanya wo gucishamo iyo mipira kugira ngo abasore bakine neza. Igice cya kabiri rero yarabahinduye baba winga bombi Boris ntabwo agize match nziza Boris yagize match anote Boris ni nawe mukinnyi rwose ntabwo ari neza Sofa umwanya we Eritata ashobora kuzawutwara kandi ubwo umwanya we agomba kwitonda cyane kuko hari abakinnyi b'abahanga turavuga Eritata ejo wamusimbuye kagaragaza ko amurusha ariko tuzirikane ko Tony Kitoga nawe arahari ku munsi w'ejo impamvu atagaragaye Tony Kitoga yapfushije papa we yagiye gushyingura urumva polisi sana kuri Tony Kitoga niyo mpamvu rwose bari ku munsi w'ejo batamubonye ariko nawe yari muri plaza umutoza ko yamukoresha kuri iyi match nuko atamubonye bivuze ngo rero uwo mwanya Boris Giben ari gupfusha ubusa hari abandi bakinnyi bahakina kandi neza agomba kwitonda cyane sinzi wenda uko azabigenza ariko niwe mukinnyi navuga ngo Sofa ejo niwe wasohotse afite amanota make muri match kureponda neza mu bakinnyi rero yaguze natekereje se kuki yamubanjemo kandi yaragize akanoka kuri Rayon Day yani Boris yasohotse gusa ntibyari grave niyo mpamvu probably yafashe risk yo kumushyiramo uyu musore navuga yuko avuyemo Eritatu yahinduye umukino completely cyane Eritatu yabahaye cyakindi urumva equipe akenshi iyi defender ishyira imbaraga muri mediane ndetse no muri defense hagati cyane kuko niba yirinda ko espace zifunguka ubundi irakoreyanta kagushyira ku ruhande kuko buriya kugushyira ku ruhande no kugungisha izamu bagwaka espace gato kandi kure izamu akavuga bati ijya gucengera umukinnyi umwe babiri akawuhindura turatwire groupe neza muri box bar turayikiriyarenga cyane gardien wacu ayifate akenshi buri equipe nyinshi zisiga iyo zidefanda ni nko kukoreyanta ku ruhande kubazi umupira ukomeze bavuga yuko impamvu nyine bakoreyanta ku ruhande nuko baba ntazamu nyine riba ku ruhande izamu ribamo hagati so kandi icyo baba bizi yuko nawe ushaka ni ugutera mu izamu so iyo rero bakomeza kukoreyanta babigera ku ruhande ntacyo babibabwiye so niki bari babonye muri Eritatu rero Eritatu yarabonye yarabazaniye ikintu bari babuze mu gice cya mbere cyo kuba noneho agiye kuzajya kuri ya baro ku murongo hahandi navuga ngo ku ruhande noneho we acenge amanuke ayinjize muri box noneho agabanye intera
ibiri hagati y'uriya murongo barenguriraho iyo umupira urenze Yego. na box Cyane. ni ukuvuga ngo ni ugusabira baro hariya ku murongo agacenga Yegera akinjira box. box cyangwa se akaba ari hafi yayo none agatangira gukoresha ba Jigwiba cyangwa ba Rutahizamu Kameni ariko abegereye cyane ku buryo abaha ya pasa ishobora kubyara ikintu kuruta ko wahagarara hirya iriya barengurira umupira urenze ngo ngiye gutera cross kubera ko ntushobora kudiribura nyine mu gihe bagufunze. Yego. So mbere rero Rayon Sport nubwo yapasanyaga ariko yari ifite ibintu byo kuba ibintu iri gukina bisomeka kandi kipe nyine iri kubibakoresha Yeah. ari byigambiriye ko bakora n'ubundi kugira ngo ibidefande Yeah. noneho yabahaye rero ikindi kintu cya creativity cyangwa ikindi kintu cyo kure mu buryo buri unpredictable ikipe itatekereza Yeah. kuko iyo umuntu ari gucenga adribura yinjira ntabwo uzi ngo arakora iki ese arafrapa ese arapasa ese aratera cross ese arakora iki kuko baro ntimuva ku kirenge arimo ararwana no kure mu buryo uwo mwanya rero atindana umupira agira ibintu awukoresha byiza nibyo byagiye bituma adestabiliza defense y'ikipe ya KVZ guhagarara bikabagora abakinnyi bakagenda bava mu myanya yabo bakaza gutanga gukora amakuverture Cyane. nyuma yo kuba yacenze uriya wari umufasha cyangwa se wa wundi uba bamuhaye ngo mufixe none atangira kwigira shambare datangira kwitatanya Yego. none bituma baba Issa Jigwiba bakameni n'abandi bose batangira kubona espace n'ubuhumekero kubera yuko iyo ukuyeho umukinnyi umwe muri equipe abandi basohoka mu myanya yabo bakaza nyine kugusanganira kugira ngo udateza danje uko rero ugenda ubimura mu myanya yabo bari bamaritse ni kusiga abakinnyi bawe muri gukinana Baba free. bari unmarked cyangwa se bari free icyo rero yakoraga ni ukuvuga ngo nugucenga noneho agakora icyo bita ko off marking abagenzi be nugushenga umukinnyi wa adversaire kugira ngo numusiga abandi bari bafashe abagenzi bawe babaveho baze gushaka umupira bawugukuyeho Yego. bamugeraho akazipasa izindi akagerageza kuzishota ahandi bakamukorera amakosa bakabona amakufra nyine agenda akora amatempt menshi kugera ageze kuri reaction yaje kubyara penalty Penalty. niki rero cyiza kirimo byibura ubu ngubu muri Rayon Sport twamaze kumenya ko bafite umukinnyi kuri couloir Yego. ushobora kuba ari umukinnyi uri très dangereux Yego. mu buryo bwo kuba mu gihe ikipe yamaze kubloka situation yafunze ahantu hose Rayon Sport izajya ibizingo nidushyiramo eri 3 araza kwanlokinga situation araza kudufasha noneho gukoresha ubuhanga bwe ku giti cye kugira ngo atangiye kuremera abagenzi uburyo bw'imikinire inadawazi njye nabisobanura muri ubu buryo nubwo ari umuwinga ariko yabahaye solution muri playmaking Yego. nango yubakiweho umukino wa Rayon Sport mu gice cya kabiri nubwo ari umuwinga Yego. kuruta uko byari byubakiye kuri Issa Jigwiba Jigwiba utari umuswa mbere. w'umuhanga W'umuhanga cyane ahubwo wagize ikibazo cy'uko zone ari gukiniramo irimo abakinnyi benshi Benshi cyane. b'ikipe ya KVZ bafunze none Rayon Sport ni nko gushiftinga cyangwa kwimura aho iri kubakira ibintu byayo ibikuye kuri nimero 10 ibyo Riance ku mukinnyi wo ku ruhande byaje no gutanga umusaruro kuko iyo couloir same side ya indi ya eri 3 ni nayo yubakiwe igitego cya kabiri kuko ni naho Kabange yatereye cross yaje kurangizwa na Daniel wari uri kwindi couloir waje kwitaba muri box nubundi yubakiye kuri rwa ruhande rwa ruguru 3 yacagaho na Kabange kandi buri tatu n'ubundi so bwa mbere yakina ibyo kuko muri mukura umutoza Lutfi yakoreshaga wing backs yabaga afite Obed kuri kabiri Na Zuber. ariko akina uruhande rwose na Zuber akina uruhande rw'imoso bivuze ngo nta bawinga yakoreshaga bivuze ngo igihe eri 3 yabaga ari mu kibuga kubwa afame ya Lutfi yabaga ari gukina muri role yo playmaking cyangwa se role ya nimero 10 Cyane. ari mu mugongo w'abataka bivuze ngo rero uko kuntu ashaka guha ibisubizo mu gukina neza ku ruhande cyangwa se mu kwakira imipira ariko hari nubwo amera nk'ugabanya akava kuri rwa ruhande akinjamo hagati kugira ngo afatanye n'abakinnyi bari gukina muri mediane icyo gihe cyabakoze uvuga ngo muraza kugira abakinnyi benshi muri mediane baza gusunika imipira imbere ariko akanaha umwanya uri gukina kuri kabiri kugira ngo aze kwisanzura mu kurizo cross kandi urabona ko Kabanga ari kubikora neza muribuka ko muri match uretse kumukoreraho penalty hari naho bari bagiye kumukoraho penalty ya kabiri kandi nabwo urumva yabaga yavuye ku ruhande yagarutse yagejeje baro muri box muribuka ko yateye kufra igakubita igiti kizamu cyane yari irimo neza cyane hari n'indi yategaride yayikuramo ewan neza ubona iri mu izamu urabona ko bamwizeho uzi ko irakufra sinzi umukinnyi wabanje kwihagararaho ni Kameni yaje kwifata Kabange aravuga ati uyu mwana kufra dukebye ebyiri Muhanga ndazibuka kuko yabateye kufra ebyiri imwe ijyamo kwizera Olivier ramara kuyikuramo indi kubita poto ivamo urumva Kabange rero aramuzi aravuga ati rero izi kufra
reka tureke ko impeta ziteye yabwe kamena aramubwira ati girayo amanota menshi kuri aramubwira Kabange ati itonde ubundi zo rwose n'inshingano za kapiteni cyane rwose agomba kumenya Yambwiye ati abakinnyi Kamene, afite penalty- ubushobozi bwabo penalty ntitwayiguhaye. ni yawe igirayo ariko ikufura Ariko ikufura igirayo. kata tukihagarariye kuri akaba kameze kubera byako bike cyane baro katayikozeho kayicebye ubundi zira kufura ikubita poto ntihita ijya hanze ikongera kagaruka mu izamu zira harubwo umuzamu yitsindira ahagaze nabi ikamukubita gahita ijyamo kwizigira rero ikintu nabashije kubona kindi nanezerewe nacyo ku myaka mikeya iyo mwana Muhoza Daniel watsinze ibitego 17 mu cyiciro cya kabiri kureponda kuri ino niveau hejuru nabyo byaryoheye abantu ariko ibyo tutabitinzeho hari ibyo Rayon Sport itaranoza hari by'itaranoza abo dushaka kuza kubabwira ko ibintu byose ari zahabu kuko nanone hari igihe abantu bajya bavuga bati mwarakabirije ati none dore bigeze imbere irimo iragenda isitara ati ibyo mwavugaga ari ibintu bibiri abakunzi ba Radio Rwanda bankundire twagakwiriye kwimukana mu isaha ya gatatu ibyo Rayon Sport ikwiriye kunoza na rating z'abakinnyi kuko abakinnyi twababonye ejo amanota wabanangaye ku icumi ariko turajya mu bitaranoga yego hanjye hari undi mukinnyi nabonye ndavuga ni nubwo yaje